Erizoba ikinte cyabarukaho nkashaha mukagazi ihangwe H polisi yacondoze kashanga ngo yaberga sirinda cyareka abanyambararo mu katangaro utandi ya gasage yatwaramo n'amagaraga abantu baberukura General Police rero batanu babirukangiza hirwarera hanga ryambarara regional referral ahirwarere embera yabetari ya burijo obwo abashaho bari kugezaho gukora abantu ka UNESCO mujoni wabagiriye kugurama abatiga kuzerena uko gas kumuftaza Sobune kayo banzira reka bagandondera mu store hatungumanye meriraho ndinzira amabati ganje nyowe na tinkumana nayica kuko nyine cyubambashara kawa ruri yanje umwana yanashara sona ndakicere kuna abanyemerere aho tunamanya no cyaba ka inamanya naki icyo naza gushanga nareba baga ninjye nagaruka kuriya nzakweke ingandeba face hati gayo kwirwanga kugera mu twamira cyasto ya uko ya kwa buri ko kware norebana naha naona nigandi kiyo kandi kandi norebana n'ijoro noreba kukana kampara ubu kana naha ko kachina mu emergency ward haba harimo n'abana babiri umwe no mwoje ari hagati y'imyaka mushanje hamwe ni 10 undi jaye n'imyaka nk'eshatu kandi nabo batungo butabutari umwe. What is the extent of the injuries they have got? Well, one I think a 27-year-old has burns of about 27%, second degree burn, and the others have cut wounds which are not threatening, and there are some with a blade. One has a blade. Umushaije wo gwabayetorirwa bashaho bari kugezaho kutambira amagaraje yabaye n'amasya minja hamuvere cyabashaho bari kuteka teka ngo